dusomea amagambo y'Imana. Tasimama kusoma maneno ya Mungu. Yanditswe mu gitabo cy'Abami ba mbere. Ikiwa na kitabu cha Wafalme wa kwanza. Igice cya 17. Sura ya 17. Turahera ku murongo wa 8. Tutaanza kwa mstari wa 8 tugeze ku murongo wa 16. hadi 16. Abami ba mbere igice cya 17. Wafalme wa kwanza sura ya 17. Murongo wa 8. Mstari wa 8 tugeze ku murongo wa 16 hadi 16. Turasoma mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Bukeye ijambo ry'Uwiteka rimugeraho riti, haguruka ujye i Sarefati y'Abasidoni abariho uba. Hariyo umugore w'umupfakazi niwe ntegetse kugutunga. Nuko arahaguruka ajya i Sarefati. Ageze ku irembo ry'umudugudu ahasanga umugore w'umupfakazi utoragura udukwi. Eliya aramuhamagara aramubwira ati, ndakwinginze nzanira utuzi two kunywa mu gacuma. Nuko ajya kuyazana. Akigenda aramuhamagara ati, ndakwinginze unzanire n'agatsima mu ntoki. Nawe aramusubiza ati, ngurahiye Uwiteka Imana yawe ihoraho, nta gatsima mfite keretse urushyi rw'agafu nsigaje mu giseke n'uturanguzwa tw'amavuta mu mperezo ubu. Dore ndatoragura udukwi 2 kugira ngo nsubire mu nzu nkivugire n'umwana wanjye ngo tukarye twipfire. Eliya aramubwira ati, witinya, genda ubigenze uko uvuze, ariko banza umvugire akanje ukanzanira hano, maze ubone kwivugira n'umwana wawe, kuko Uwiteka Imana y'Isiraheli ivuze itya ngo, icyo giseke ntabwo kizabura mu ifu n'amavuta ntabwo azabura muri iyo mperezo, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira imvura, kugeza ku munsi Uwiteka azavubira imvura. Nuko aragenda abigenza nk'uko Eliya yamubwiye, kandi uwo mugore na Eliya n'abo mu rugo rwe bamara iminsi babirya. Icyo giseke nticyabura mu ifu n'amavuta ntiyabura muri iyo mperezo, nk'uko Uwiteka yavugiye mu kanwa ka Eliya. Amen. Buri wese ayisabira umugisha w'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Twese dusenge. Uwiteka Mwami ushobora byose, tugushimiye kuri uyu mwanya aho twumvise ijambo ry'Imana risomerwa mu matwi yacu. Tugusabye kugira ngo uriho umugisha Mwami, imitima yacu n'imyuka yacu iriho umugisha, kandi udukuriremo umutsima wo kudutunga, udukuriremo ijambo ridutunga. Haranditswe ngo inyuguti irica, ariko ijambo umwuka agahesha ubugingo. Nuko umwuka uri muri aya magambo, umwuka uri muri izi nyuguti uhesha ubugingo kuri buri wese. Nuko tugusabye umugisha ugendana n'amagambo yawe, tugusaba kugira ngo uze ubane natwe muri byose. Tugusabye mu izina rya Yesu Kristo. Turabasuhuje kandi wese tena nyote mu izina ry'Umwami Yesu Kristo. Yesu Kristo. Dusomye amagambo y'Imana. Nasoma maneno ya Mungu. Amagambo y'Imana ya Mungu yanditswe mu gitabo cy'Abami ba mbere. Ikiwa na kitabu cha Wafalme wa kwanza. Ni inkuru ya Eliya. Ni habari ya Eliya. Ni inkuru ya Eliya. Habari ya Eliya. Dusomye mu magambo y'Imana. Nasoma ndani ya maneno ya Mungu. Ariyo Bibiliya yera. Ya Biblia takatifu. Kandi iyi Bibiliya yera, tena Biblia takatifu niryo jambo ry'Imana. Neno la Mungu. Iyi Bibiliya yera, Biblia takatifu
nibwo butumwa bwiza, ndio habari nibwo njema, butumwa bw'inkuru nziza ya Yesu Kristo. habari njema Yesu Kristo. Biblia Biblia ni inkuru ni habari y'ubutumwa bwiza ya bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Murabyumvise neza? Sikia vema, Iyi Biblia hii Biblia nibyo biryo by'itorero. ni chakula cha kanisa. Iyi Biblia kuva ku itangiriro Biblia kutoka kugeza mwanzo ku byahishuwe. hadi Ufunuo. Iyi Biblia Biblia n'Uwiteka Imana aravuze. Bwana Mungu asema, Niyo nkuru hii habari y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Yesu Kristo. Uhereye mu itangiriro Kuanzia mwanzo havuga Yesu Kristo, nasema Yesu Kristo. ukageza mu byahishuwe Hadi Ufunuo havuga Yesu Kristo. nasema Yesu Kristo. Uhereye mu itangiriro kugeza mu byahishuwe, iyi Biblia ivuga Yesu Kristo. Biblia inasema Yesu Kristo. Niyo nkuru rero Hiyo habari y'ubutumwa bwiza, habari niyo njema. nkuru nziza, niyo nkuru y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Hiyo habari njema ya Yesu Kristo. Amen. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ujumbe au habari njema ya Yesu Kristo. Mbese iyi Biblia nibwo butumwa, Hii Biblia ndio ujumbe. niyo mesaje. Ndio ujumbe. Iyo wumvishe ngo Sikia eti tugiye kumva ubutumwa, hata kusikia ujumbe. ni Biblia tuba tugiye kumva. Biblia tunaenda kusikia. Tugiye kumva mesaje, Tunataka kusikia ujumbe. tugiye kurya mesaje. Tutakula ujumbe. Abafurere ba kera Watu wa zamani barakubwiraga bati wanakwambia eti uyu munsi tugiye kurya siku ya leo mesaje, tutakula ujumbe. ntabwo bagataha bari kuvuga bati Wakati wakasema eti uyu munsi twarize, siku ya leo tulikula. maze natwe tutari twizera tukabaza abaferesiye ngo mbese uko Tunauliza kurya mwariye, Wafarisi, shida ya kukula mlikula nini? mwariye ibishimbo, Mulikula maharage, mwariye ibijumba, ngo tuvuye kurya mwa Kutoka kukula. twariye muri ngendahayo. Kula ndani ya Ikindi gihe bakatubwira ngo Wengine wakati wanasema bakanyiharira ngo wananirambia ngo twariye muri Venuste mwa, kula ndani ya ndugu Venuste. none se umuntu mumurira Sasa mu mtu mnakulia ndani ujumbe. twamuriyemo mesaje, Kula ndani ya ujumbe. none se iyi mesaje ni iyi. Sasa ni ujumbe ni gani? Maze kuko nakunze kugira amatsiko, Kwa na mimi nakuwa na ayo matsiko niyo yankuriye ku Mana. kupatia kwa Mungu. Barabimbwiraga Walikuwa rimwe wananiambia na rimwe nkabagisha impaka nk'abaseka, moja na wamisha bigatuma baba wacheka banakumbwiriza. wanaongeza kunihubiri. uko niko urushundura rwamfashe. Ile tipo kabisa nyayo inikamata au nyavu. Kubazaguza nibyo byatumye Uliza nizera. ulizaje niliacha naamini. Imana iragwa icyubahiro. Kwa sifa. Tugiye kurya mesaje. Tunaanza kula ujumbe. Iyi Biblia rero Ni Biblia niyo sasa. mesaje. Hiyo ujumbe. Iyo wumva bavuga ngo Aburahamu Sio wanasema Ibrahimu ukuntu yabayeho vile aliishi, naho yatuye kwenye aliishi, nibyo yakoze, kwenye alitenda, n'umwana yajyanye ku na musozi, mtoto alipeleka mlimani, yaragiye kumutamba, na vile kwenda kumtoa, n'ibya Sara, na vile vya Sara, ukuntu byagenze. na vile vilikuwa. Iyo nkuru Ile habari ni inkuru ni habari y'ubutumwa bwiza, ya ujumbe ni njema, inkuru nziza ni habari njema y'ubutumwa bwiza ya ujumbe bwa Yesu Kristo. wa Yesu Kristo. Niyo mesaje. Hiyo ujumbe Iyo bakubwira ibya Yefuta, Akamwambia bakakubwira ibya Danieli, bakakubwira ibya Yohana, nibwo butumwa bwiza. hiyo ujumbe habari Kandi njema, ubu butumwa bwiza ile habari njema nibwo buzahindura itorero, inabadilisha kanisa linyakuliwa. kuko muri ubu butumwa Kufuatana hiyo ujumbe nibwo harimo imbaraga kuna nguvu zizazamura itorero. inanyakua kanisa. Niba wumvira ubutumwa Sikiliza ujumbe, ukabuturamo, unatii, unaishi harimo ndani imbaraga na nguvu izaguhindura kubadilisha kugeza ku gakiza gashize. ndani ya wokovu kamilifu. Muri iri jambo ry'Imana Neno. harimo imbaraga Na nguvu izaduhindura, Inatubadilisha iduhereze gusaba Imana, kufanana na Mungu, hanyuma baadaye Baadaye. tubone gucungurwa bishyitse. tupate wokovu wa kukombolewa kamili. Harimo imbaraga Na nguvu. ihindura itorero. Inabadilisha kanisa. Imbaraga iri muri iri jambo ry'Imana Kutoka ndani ya neno la Mungu niyo izaduhindura Inatubadilisha. duse n'abana b'Imana, tufanane na watoto wa Mungu. idukize mu myuka, Tuokoe ndani ya roho, idukize imitima, tuokoe ndani ya mioyo, idukize ubugingo, tuokoe na nafsi, nibirangira ikisha, idukize n'imibiri, tuokoe na twambikirwe imibiri mishya. Tuvae mwili mpya, Niko gucungurwa gushize. wa kukombolewa kamilifu. Amen. Niyo ntego Ndiyo shabaha Imana ifite ku bantu bayo. wanayo juu ya watu wake. Umurimo ubu Imana iri gukora Kazi Mungu anafanya ni ukudukirishira ijambo ry'Imana, ni kutokoa kwa neno ya ikadukiza mu myuka, Anatokoa ndani ya roho, ikadukiza imitima, anatokoa ndani ya mioyo, ikadukiza ubugingo, anatokoa nafsi, ikadukiza ibyaha, anatokoa dhambi, tugahinduka ibyaramye anabadilisha bishya. viumbile vipya. Igihe cyazagera Wakati kiwadia, igahindura n'imibiri yacu, kisha na miili yetu tukambara imibiri navaa mishya. miili mpya. Ya mibiri
idafatika. isiyo kusiwa. Amen. Nako murabikumbuye. Muri ijambo ry'Imana harimo imbaraga ihindura itorero kuzageza ku gucungurwa gushika ahadi kukorewa kamilifu. Nandi cyo ndagusabaga muri ubu mugoroba ni ukujya kwihambira muri aya magambo. Ubu usaba Imana, Imana igumye yakuzirikemo, Imana igumye guhambiremo, kuko muri aya magambo y'Imana harimo imbaraga izaguhindura uri cyaremwe gisha, nibirangira wambara umubiri mushya. Uwo mubiri mushya niwo tuzazamurana. Utawufite uzasigara nk'abanduza, uzasigara nk'abandi, kandi kizabiguhesha ni imbaraga ituye muri iri jambo ry'Imana. Nuryihambiraho ugasaba Imana ikaguhindura, igihe kizagera wambara umubiri mushya nawe uzamuke kuko yari yazamutse, kuko Enoki yazamutse. Bibiliya iri kutubwira iti nuko Enoki wa karindwi agendana n'Imana imyaka 300, ngo nyuma yaho ntiyongera kuboneka nuko arimurwa. Enoki wa karindwi yagendanye n'Imana imyaka 300, ayibyara n'abahungu n'abakobwa. Nyuma yaho ngo ntiyongera kuboneka kuko Imana yamwimuye. Ntabwo mushaka kwimuka. Amen. Imana ishobora byose iguha imbaraga no gutura muri iri jambo rigenda riguhindura. Waba usinigumamo usibuka kujya guhinduka, uzibuka ugeze ku gucungurwa gushize. Imana ihabwa icyubahiro. Namwe murabikunze, namwe murabikumbuye. Bwira Imana uyu munsi namwe mumva imbaraga zo gutura mu ijambo ryawe, maze ijambo ryawe kuko rihindura rigenda rikumpindura. Ububeshi, umujinya, uburakari, uburimanganya, ubujura, n'ububambi, n'ubusambanyi, no kurarikira, n'uburimanganya. Mana ugenda ubinkuraho, ugenda ubinkuraho, ubinjiza. Amen. Araga ntabwo dukirizwa rero. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Izaduhindura. Isezerano dufite. Izaduhindura. Itwambika imbaraga maze tuzamurana. Amen. Nuramuka uvuye no mu mubiri ukagushyingura, ijambo ry'Imana riti hahirwa abapfa bapfira ku Mana kuko baruhutse, ngo baruhuke imirimo yabo yose. Amen. Nuva muri uyu mubiri ufite ijambo ry'Imana, muri iri jambo ry'Imana harimo imbaraga izakuvura, izagukura mu gitaka abandi basigareyo. Nupfa n'ijambo ry'Imana bizagukura mu gitaka uzamuranwa n'abera. Pawulo akavuga ati reka mbibire ibanga, ntabwo tuzasubira twese. Baherode bazasigarayo, bakayini basigarayo, abamonde basigarayo, ariko wowe Imana izaguhindura. Amen. Yesu Kristo akimara gupfa, ikimenyetso cya mbere cy'uko Imana
izatuzura Alifufua nuko abapfiriye muri Kristo kufia ndani ya Yesu Kristo. Wakati Yesu Kristo ku musaraba ndani ya msalabani yapfuye, wakati alifariki, Biblia ikutubwira Biblia inatuambia eti isi iratigita, ulimwengu inatetemeka, ibitara biramenagurika, kabisa mwambi inapasuka pasuka, n'ibituro by'abera birakinguka. Bana we utazizera iyi mesaje azaba ahabwa ibintu byinshi. Umwami Yesu ku musaraba yatanze wakati alifariki, ni ikinyarwanda cyiza. Igihe yatanze ntabwo ikinyarwanda cy'abaturage yapfuye ni icy'abaturage, ariko icya Bibiliya ni ugutanga. Nicyo kinyarwanda cy'ikinyarwanda. Igihe yatanze ijambo ry'Imana riti isi iratigita, ibitara biramenagurika, ibituro by'abera birakinguka, ngo ni uko babonekera benshi kugurwa. Maze abantu baza bakubona, bakabona Sara, bakabona Rebeka, bakabona Rasheli, bakabona Yakobo, bakabona Samweli, bari gutembera muri Yerusalemu. Ntabwo babikumbuye muzakomeze amagambo maze bari gutembera muri Yerusalemu. Na Samweli, ba Yefuta, ba Yohana, Burasi Yohana batembera mu murwa. Igihe kigeze kubabona, Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Imana ishobora byose, Mungu mweza yote ihabwa icyubahiro. apewe sifa Mwizina Yesu. katika Yesu Kristo. Kumvisha inkuru ya Eliya. Tunasikia habari ya Elia. Biblia ituambia eti nuko Eliya sasa Elia witishuru wa Tishuru, umwe mu baturage b'i Galeyadi. mmoja ndani wa raia wa Galiadi. Biblia ikinyarwanda ikavuga ngo Biblia kinyarwanda inasema eti umwe mu basuhuke b'i Galeyadi. mmoja ndani ya wakimbizi wa Galiadi. Ahandi mu Gifaransa ikavuga ngo French inasema eti ni umuturage w'i Galeyadi, ni raia wa Galiadi, akomoka Tishuru, anatoka kule Tishuru, ariko yari umusuhuke lakini alikuwa mkimbizi w'i Galeyadi. Galiadi. Aturuka ikabizo ntiyavuka, Anatoka Kabizo, anazaliwa huko, ariko ni umusuhuke, lakini ni mkimbizi, atuye mu Kiziba mu Rwanda. anaishi Kiziba, Rwanda. Avuka i Bunagana, Anazaliwa nangwa kule Cyengerero, Bunagana au Cyengerero nangwa Bucori, au kule Buchori nangwa ku Bishusha, au Bishusha, ariko atuye lakini anaishi i Mahama Mahama mu nkambi. kule Ni Kamu, umusuhuke, ni mkimbizi, atuye muri Kongo, anaishi Kongo, ntabwo ntiyavuka, kule anazaliwa, ariko lakini ni umusuhuke ni mkimbizi muri Amerika. ndani ya Amerika. Mbese ntabwo turi abasuhuke, Na wakimbizi Biblia ikatubwira iti inasema eti turi abashyitsi iko n'abasuhuke wageni na wakimbizi, mu gihugu kitari icyacu. nchi isiyo yetu. Mbese ibyo Biblia ivuga Biblia anasema yabivugaga turi iwacu kugira alikuwa ngo bose anazikwa kwetu kabisa kule. tukabyakira. None muno rero Sasa hivi mbese nibyo nyabyo none, ya kweli ya kweli mbese nibyo ni nyabyo. ni kweli ya kweli, Turi abashyitsi iko wageni n'abasuhuke mu gihugu kitari icyacu. Kenya iko yetu, Nubwo Abahiya yabonye ubwenegihugu, yeye alikuwa raia, ariko amaraso ye lakini damu yake ni hariya, n'intekerezo ze na mawazo yake ni hariya, kuko niyo avuga. pale kwenye nazaliwa. Hano turi abashyitsi. Hapa tuko wageni. Eliya nawe Elia naye alikuwa mgeni w'i Galeyadi. wa Galiadi. Galeyadi Galiadi ngo habaga umuti ilikuwa dawa womora inguma. nayo inayotunza vidonda. Ijambo ry'Imana riti Tena Mungu eti nuko Elia Imana Mungu iramugenderera, akamtembelea, imugendereye kumtembelea kubera Abisiraheli juu ya Israeli. bari bamaze kwimura Imana. Mungu alishahamisha Mungu. Imana ituma Eliya, Mungu anatuma Elia. itumye Eliya. Tuma Elia. Eliya aragenda Elia naenda abwira umwami w'Abisiraheli, akiambia mfalme wa Israeli eti nta mvura, hakuna mvula, nta n'ikime hakuna taa gumane bizongera kumanuka taweza kushuka ngo bive mu ijuru toke ndani ya mbingu bigwe ku butaka, yake ntongera kubivuga njyewe Eliya. bila kusema mimi tena Elia. Sihatarira Eliya Elia w'umuturage wa Mlayi oya
Eliya w'impunzi, Eliya alikuwa mkimbizi, utagira isambu, mwenye hana shamba, utagira umugore, mwenye hana mke, utagira umwana, mwenye hana mtoto, utagira ubwenegihugu. mwenye hana Eliya w'umusuhuke, Eliya w'impunzi, Eliya mkimbizi, nationality, mwenye hana uraia, aragenda anaenda ahangara umwana w'Abisirayeli ariwe Ahabu. Aramubwira anamwambia eti wewe nta mvura, hakuna mvula, nta n'ikintu, hakuna kuva mu ijuru, utatoka mbinguni, ubwo ku butaka udongo, ntongera kubivuga ngiye kusema mimi. Ahabu ndi kubona ari kuvuga ati Ahabu naona anasema nafunze benshi, nilifunga wengi, uyu muntu ntamufunga kama simufunga ntibyankoraho ahubwo. nikusa. Eliya ngo yambaraga umushumi alikuwa anavala w'ingamiya, kawa wa ngamia, yambaye uruhu rw'ingamiya anavala ngozi ya ngamia n'ibikweto by'Ubusamariya. na viatu sandali. Amaze kubimubwira Akisha ari kumwambia kubitaragira, anajipiga yeye ako kanya ile moja izuba ryinshi jua jingi ritarimanuka. linashuka, Akimara kubivuga akisha kusema jua inakuja imigezi irakama, na mto inakamuka ibiyaga birakama, kabisa, inzuzi zirakama, maji inakamuka, ikime kiragenda, urumande cyose unaenda, kiruma, vitu vyote vinakauka, ibyatsi biruma, majani yanakauka, inka zicwa n'inzara, ng'ombe zinaona njaa, amatungo arapfa, mafugo zinakufa, abantu barapfa, watu wanafariki, imyaka iruma, kabisa, mimea inakauka, njala inakuya, ibintu biracika, vitu kabisa vinakuwa hatari. ijambo ry'Imana rito Neno la Mungu linasema eti, uko ijambo ry'Imana neno la Mungu riza kuri Eliya linakuja juu ya Eliya, Namubwira. namwambia eti, none kumaze kubihanura sasa mbona wewe unalisha vitabiri, kandi nawe uhanuye izuba na wewe unatabiri jua n'amapfa na njala n'inzara, kandi icyo gihugu nawe ni mutuwe, na wewe unaishi ndani, nubwo uri impunzi utagira isambu, ariko nawe ni muri, lakini wewe unaishi ndani. none wowe uzabaho Sasa ute? utaishi je Eliya? Gusa uko nawe wabitegetse, icyo nshinzwe ni ukuvuga amagambo yawe yitare ku ngaruka. Abana b'Imana ba kera n'abagabo b'Imana ba kera bavugaga amagambo y'Imana batitare ku ngaruka. Ariyo mpamvu Eliya umuhanuzi ari kuvuga ati Eliya yari umugaragu w'Imana utarya imbizi, utarya indimi, ntabwo yaryaga indimi ngo akoresha amarangamutima n'ikimenyane ashingiye ku bwoko no ku turere. Umugaragu w'Imana nyakuri avuga ijambo ry'Imana adashingiye ku marangamutima n'uturere n'ibyubahiro. Ibyubahiro n'imitsindwe, icyubahiro ni icy'Uwiteka Nyiringabo wenyine. Eliya nta marangamutima, nta bwoba, nta gutitira n'ubwami, imbere y'ubwami akamubwiza ukuri kose. Dore uwo mukozi w'Imana. Amen. Ahangara umwami, Bibiliya kutubwira iti nuko Uwiteka aramubwira kugira ngo uticwa n'inzara hamwe n'abandi, kugira ngo uticwa n'inzara hamwe n'abanyabyaha, hamwe reka nkubwire ubwihisho, kakurangira ubwihisho, kugira ngo udapfana n'abanyabyaha, udapfana n'inkozi z'ibibi, ndakubwira ubwihisho. Haguruka ujye Sarefati, haba Sidoni, hariyo umupfakazi nategetse kugucumbikira. Bibiliya iri kutubwira iti ni ukuwiteka Imana yohereza Eliya Sidoni mu gihugu cy'abanyamahanga, ku mupfakazikazi w'umunyamahangakazi uwuhe w'i Sarefati. Bibiliya iri kutubwira iti ariho twasomye nuko Eliya anaenda kuko ijambo ry'Imana ryamutegetse. Abakozi b'Imana ba kera nangwa se abakozi b'Imana bashinzwe gukora no kuvuga iby'Imana yabategetse, bashinzwe gukora no kuvuga no kubaha iby'Imana yababwiye gukora. Eliya ngo aragenda, Eliya anaenda ni Sarefati haba Sidoni. Imana iramwohereje, Mungu anamutuma, iretse kumwohereza mu Isiraheli
Israeli ahubwo imwohereje mu gihugu cy'abanyamahanga. nchi ya mataifa. Mbega urukundo rw'Imana Upendo wa Mungu byateguraga ukuntu Imana kwa Mungu izagenderera atatembelea kwa abanyamahanga. mataifa. Abisirayeli bishwe n'inzara, Waisraeli wanakuwa na njaa, Imana imukuyemo wanamtoa huko, imwohereje inamtuma mu gihugu cy'abanyamahanga. nchi ya mataifa. Hehe Wapi? mu Basidoni, Ndani ya ku Sidoni. mupfakazi nanone. Ndani mjane tena. Ijambo ry'Imana riti Neno la Mungu eti Eliya aragiye. Elia anaenda. Kubona Eliya Naona Elia akubwira ngo anasema eti Imana lakini Mungu iratangaje, ni ajabu. aretse kuntuma ku Akataka bikomangoma kunituma kwenye no ku bakomeye wale b'abakungu, wakubwa wenye nguvu none watajiri. bantumye Sasa naenda antumye ananituma umupfakazi. mjane. Imana itangaje Mungu si Nabona ajabu. rero kugenda kwivuga Elia anaenda anazisemesha. kugira hamwe ngo kumupfakazi Ananiambia nende kumjane. aretse kuntuma ku bakungu Anakosa kutuma kwa wale ngo watajiri. gucumbika ku mupfakazi. Nende kupaka kwa Ibyo byitaho ahubwo yagendaga kuvuga ati anasema eti uko Imana yatumye vile Mungu anatumana yategetse aniamuru ibyo ngibikora. ndio nitatenda. Akigera ku irembo Aliyefika kulango y'Isarefati, ya Sarefati Bibiri kutubwira inasema eti nuko ngo sasa abona umupfakazi. anaona yule mjane. Eliya Elia agenda anaenda Isarefati Sarefati Abasidoni. wa Sidoni. Akigera ku irembo Aliyefika ry'umudugudu, kulango wa mji Bibiri kutubwira Biblia inatuambia eti bahura n'umukecuru anakutana mkongwe gutora mu ndugu. alipokota maguni. Akimara kumubona, Akisha muona Imana ukuntu ikora, vile Mungu anafanya, Imana Mungu yaramye uburebure aliumba urefu hagati ya Eliya ndani ya Elia na wa mupfakazi. yule mjane. Eliya agera ku mudugudu, Elia anafika ndani ya mji. Imana yasize muri wa mupfakazi Ndani ya yule mjane umutima wo gusohoka, moyo wa kutoka bahurira ku wanakutania irembo. wanakutania kwa mlango. Lakini mnasikia Ukuntu Imana ikora, nasikia vile Mungu anatenda. Imana yohereje Mungu Eliya anatuma Elia iragenda ishyira mu mutima anatia ndani ya wa moyo wa mupfakazi yule yera, mjane arasohoka. anakuja Bari bahuriye ku irembo. anakutania kwa mlango. Eliya aravuga ati Elia anasema eti uyu huyu niwe Imana yatumye. yule Mungu anatuma Ntabwo ndibwira nza kubaririza. sitashinda kuniuliza. Imana imunzaniye ntare n'abariza Nimletea bila kuuliza uliza. ngo niba yaramusubije ntabwo Kama tusalimia sichumi. Biblia ntabwo iri kubitubwira. Biblia havituambie. Nuko Eliya aramubwira Sasa Elia anamwambia eti ngo genda unzanire uende ukaletee amazi mu gacuma. maji ndani ya kabuyu. Eliya ari umupfakazi, Elia akutana genda mjane unzanire uende ukaletee amazi mu gacuma. maji ndani ya kabuyu. Umukecuru agomba kuvuga ati Ule mkeko umugabo akisema nta no kunsuhuza, wanaume bila kunisalimia hata igihugu cyarakamye, nchi ilikavuka na maji. ariko Imana ukuntu ikora Kama vile Mungu ako kanya anatenda. agiye kubitekerezaho, Akaenda kuwazia. Imana imushyiramo umutima wo kubyemera nta gushidikanya. Bila kuwa na mashaka. Imana imushyiramo umutima wo kubyumva, wo kubyakira no kubikora. Na kuvitenda. Uko niko Imana ikora. Vile Mungu anatenda. Imana y'umukunzi, Alikupenda. Imana y'umukunzi igushyiramo umutima wo kubyumva Wakubisikia. no kubitegera amatwi Na kuvitegea masikio. no kubyemera no kubyizera. Niko Imana ikora. Vile Mungu anatenda. Imana iragukurura Anakukokota. ikagushyiramo umutima Anakutia moyo. w'amatsiko Wakona shauku. wo kubikunda no kubyemera no kubyizera no kubituramo. Na kuishi. Ibyo abandi banzi, Wengine walikataa. ibyo abandi batumva, Hawasikie. ibyo abandi batumva bagasobanukirwa, wowe Imana ikagushyiramo kubyumva no kubisobanukirwa. Ibyo padiri yananiwe Yenye padri kumva alishindwa kusikia no na gusobanukirwa, kuelewa. yarize akora Bibiliya Aliamini anajifunza mu Bubiligi no mu Bufaransa. Ubirigi na Ufaransa. Reka mbabwire ikintu kimwe. Acha waambie kitu kimoja. Nari mfite shangazi Nilikuwa na nyina wa shangazi. Felisi, Mama yake na Felicie. abanyakiziba nabo nyine ushobora muzi. Wenye kiziba na mishusha Yari wanamjua. umusore. Alikuwa ni dada. Nyina wa Felisi Ya mama yake na ni Felicie. shangazi wanjye. Ni shangazi wangu. Yasaruwe yizeye mu butumwa, Alifariki akiamini hii akagira ujumbe. umusaza we w'umupadiri, Anakuwa na kaka yake yari data wacu. alikuwa ni baba wetu. Kinshasa yaramenyuje, Kinshasa alikuwa alishajifunza na maliza Ubelgiji. Ufaransa France yari umupadiri wa kera alikuwa padiri ule wa zamani, ukomeye. ule mwenye nguvu. Maze rero waba udushangaza, Sasa ule shangazi yake padiri yaje iwacu padiri alikuwa alishakuwa kulia kwetu Uchori. cyabyibuka, Ni jingana nakumbuka maze bakaganira. wanazungumza.
Maze umukecuru nyina Sasa ule shangazi zake na Felisia. Bota madini yaraguye. Ya mazehebu Madini yaraguye. Namwe muri abademu. Nyinyi mko mapepo. Ngo muri bidemu. Niko mapepo. Aho kuvuga ngo abademu kuvuga ngo umukecuru. Akabibwira ngo muri bidemu. Ibidemu rero ndari kuvuga ngo abademu. Bidemu anasema ni wademo. Padri yishima mu mutwe. Padri anashikana ndani ya kichwa. Anasema mkubitu. Nimupike kabisa. Wowe najyaga kwiga usize mu rugo umuci cyarire cy'inyana ntabwo wamenya no kwandika a ni wowe rw'umure gutwara mu mwaraguye nimushaka mwizere umutima twizere namwe muba bapfuye muraza haguruka akagira murakaruka muzabiranye Kisirani na kwa jingi kwa Nani shura byose Mungu mweza yote akowe izina rya Yesu katika Yesu Kristo ariko turaganira ijambo ry'umusaraba neno juu ya msalabani tunataka kumalizia ijambo ry'umusaraba neno juu ya msalaba Biblia kutubwira iti Biblia inatuambia eti nuko Eliya sasa Eliya ahuye n'umupfakazi mtano ule mjane asanga ari gutoragura mtano analokota tubiri aramubwira ati anamwambia eti yemzana n'amazi wewe uletee maji aragenda arayaza anaenda naileta akigenda kuyaza akaenda kuileta Eliya aramubwira ati unzanira n'agatsima uletee na mkate mpakana sikia amazi yo maji ndari kwihangana nkayaza nikasubiri na ile ariko agatsima lakini mkate mu rugo nyumbani sigaje agafuka keya nabakia na unga kidogo mu mperezo ndani ya tofu n'utuvuta dukeya mafuta kidogo mu mperezo ndani ya chupa utu dukunda bindi gutoragura hii makuni kwa nilokota kwari kugira ngo nje n'umwana waje mimi na mtoto wangu ngende ngasongera umwana waje nikaipige na mtoto wangu maze tukarye sasa tukakule ipfire kuko nta bindi biwe bisigaye sio hakuna ingine nabakia ndani Eliya aramubwira ati Eliya anamwambia eti umugisha ufite baraka unayo nuko utabereye kwa kuwa haukuwe bure amena nyumba harimo amafuta keya utuvuta dukeya kuri ako mafuta keya nuko tuvuta dukeya uwiteka Imana aravuze ngo amena ntabwo azabura ni kuri teka avuze Imana yawe icyubahiro wa mukecuru yagiye kuzana amazi indirimbo yazaturutse y'amashimwe ntabwo nziza ariko umwuka wera niwo twigisha guhimbaza Imana niwo twigisha gusenga tudasenga amasengesho y'umuhango nk'abagatulika Imana yitwigisha guhimbaza no gushima Imana no gusenga akaba y'amasengesho yagawe uri mu ijuru Imana yawe icyubahiro Biblia kutubwira iti Biblia inasema nuko sasa Eliya ile makuni mbili tugereranya tunalinganisha umuhanuzi ari kwigisha na pia anafundisha udukwi tubiri makuni tuwili mupfakazi yaramuze gutora jana kwa alokota tugereranya tunalingana umusaraba udukwi tubiri makuni tuwili tugereranya iki tunalinganisha nini tugereranya umusaraba tunalinganisha msalabani naho Eliya sasa ile afite alikuwa nayo igereranya iki inalingana nini igereranya abantu watu je nawe we nawe ntuza na ntuza twari mu madini twari mu moko twari mu byaha twari mu binyoma twari mu buhengamere tukatanye mu isi icyo kiyofu ile unga ifu yifashe ile unga ikamata ukayitumura umuyaga wayijana umuyaga wayijana ntuwemera kumenya unaweza kujua kama ni bunga ugize utego umuyaga wayitumura kabisa pepe ile peperusha uko niko twari dutatanye watu na ulimwengu umwiriye mmoja kule undiriye ariko Imana iragenda iradusondoranya itubumbira hamwe anatuunganisha pamoja imaze kutubumbira hamwe tuunga pamoja hanyuma baadaye duhuza anakutanisha n'amavuta na mafuta amavuta n'iki umwuka wera amen
udukwi tubiri tubakuri tubiri n'umusaraba. umusaraba Umusaraba umeze ute? umusaraba goje Ni ibiti bibiri. bakuni Ko nabuze ibiti. imiti mbili Nguriya. Oh, imana nguriya. Waka nguruha. Kandi naburebaga. nilikuwa nakutazama nilikuwa Umusaraba umusaraba wote ule abantu ariko bagize neza. watu walifanya vizuri Umusaraba nguriya. pale ndio ule Wabonye? unaona Ufite impande ngahe? uko na pande ngapi Ufite impande ngahe? uko na pande ngapi Ine. Rwanda handi rwo hejuru. ndio pande wa juu Rwo hasi. pande ya chini Hano iburyo. hapa kulia Ibumoso. kushoto Impande. pande Umusaraba. usalama Ibiti bibiri. imiti mbili Bagerekeranye. wanakutanisha Hakavamo impande natoka ine. Bivuze ngo nasema hari igice cyo mu na majyaruguru kipande cha juu ikasikazi, kaskazi hari igice cyo hepfo kipande cha chini ikusi, kusi hari igice cy'ino kipande cha kule ni iburasirazuba, hari igice cy'ino ni iburengerazuba. Uriya musaraba ugereranya, uhuza abantu uhereye ikusi, kuanzia kwa kusi uhereye ikasikazi, kuanzia kaskazi ni muri nofu. ni kule Babongereza ni kule nolo au nofu Eliya nofu. nafu Majyaruguru ikasikazi, kule juu kaskazi ikusi hasi, chini kusi muri za Texas. kule ni na Texas Texas ni ho kusi, Texas kule ndio kusi ikasikazi ni hehe? kaskazi ni wapi New York. kule huko nio sivile Ubwo iburasirazuba ni hehe? kaskazi ni wapi Iburengerazuba ni hehe? mashariki ni wapi ni California Sifungukora. sivile kweli Iburasirazuba mashariki Kentucky. Kentucky Iburengerazuba California. California Kasikazi New York. kaskazi New York Ikusi kusi Texas. Texas Na za Arizona. Arizona Imana habicyubahiro. Mungu Imana rero Mungu sasa umusaraba Mungu salama ni uwo guhuza kutanisha abakasikazi n'aburengerazuba ikabahuriza hamwe kutanisha pamoja akaba umuntu. ambao pamoja Mbese Imana Mungu si nziza? si mwema Imana yabikoze aliyefanya ihabwa icyubahiro. Imana yabikoze neza. aliyefanya vizuri Uriya musaraba ile msalaba ugereranya unalingana guhuza kutana abantu n'abandi, watu na wengine amoko n'ayandi, kabila na wengine indimi n'izindi, lugha na zingine abari mu madini wenye ukata na madhehebu Bakaza. wanakuja abari mu moko wenye ukata na kabila wanakuja abari mu binyoma wenye ukata na uoga bakaza, wanakuja abatutsi Wabisi bakaza, wanakuja ubututsi Tusi inabakia kule by'abatutsi Nenda watu ukabisigira baba, wanaviachia wale abahutu Wahutu ukabisigira baba, wanawaachia wale abahunde Wahunde ukabasigira ubutaka bwa taba, wanawaachia utaka wa mama bagatwara wanachukua vile mukabubarekera mbese. wanaviachia sasa Mbuka ni ubizi neza, mpaka ndiye anavijua mukabarekera wanaviachia ubutaka bwabo udongo wao n'abandandi, sasa wale mukabarekera wanawaachia ubugari bwabo lugha yao n'uburimanganya bwabo, na utaka wao maze twebwe sasa sisi tunakuwa moja turabafurere hano turabafurere abikusi Wakusi kasikazi burengerazuba Mashariki. burasirazuba Magharibi. Imana ikaza Mungu anakuja. ikaduhuza Tukutanisha. duhurije Tukutanisha ku wapi? musaraba. Amen. Imana yarakoze umusaraba kandi kubw'umusaraba Imana yiyunze natwe twebwe abari kure y'Imana twari abo kurimbuka twari abo gutabwa ibizira byose Abisirayeli barabifataga bakabihereza abanyamahanga Patia mataifa. ikazapfuye zimizwe Ng'ombe zilishakufa n'amaraso pamoja na damu. babiherezaga abandi Tupatie ibyanduye Bibi linakuwa ibihe uchafu. byabo Tupatie wale kuko nibo barya ibirere wanakula damu. n'aya matezano byamaze kwemera mu bihereza abatutsi Tupatie Watusi. kuko nibo barya ibirenge Wao wanakula ile damu. mujye mubareka barya ibirenge Wanaacha wakule zile damu. zizapfuye zimizwe nta mwamwe mujye ijambo ry'Imana rizima
kubakira ubwicanyi na kubakira muri maganya no kubandora ku mazuru yafashe ubuhanuzi bwayo abanyamwohereza Imana habwa icyubahiro abana b'Isirayeli banenega uwiteka Imana nyir'ingabo yafashe Eliya abanyamujyana igitangaza ariko Imana ibyo binyereranya umwami Yesu Kristo utagomba kuguma mu Bisirayeli gusa hamwe agacomoka akabageza abanyamahanga mataifa akabakuyeho dusa anatoa hapo dusa akakurenda anatosha anakoreha shehe anatoa shehe anakoreha anatoa hapo hadisi mnamu hadisi namjua agakoreha mapendo anatoa mapendo harba mapendo babiri mapendo wawili harwa hano mapendo hapa harimo muri Afrika umukozi w'Imana Afrika kutusha akabakunda igakoreha Venus anatoa Venus abagenda hayo abayijene Wazahura na bene wacu sasa nikutana na ndugu zetu wanakuwa ni wetu lakini kwa na wao nyinyi kabisa mko na akili ubwo buraro unavuye kujya muri babo sasa unatoka kukura mmoja kwa mwingine vile kwa ananiambia sinabaza ko muri bo naambia kama wewe akamko na akili nuko tubatwanga nataka vile wanatukataza wanafanya shauri ya mtu bora ndani yo mnavuga ndio mnatoka kule akatababwira acha niwaambie bakubiliya ndaciye mu nzira z'abakozi b'Imana singenda hayo bishyuye amafaranga walilipa pesa barahereza abagombaga kutwica nibo bahaye amafaranga ariko tunagira n'inzira lakini ule kwa zaidi leo niko hapa Zaire abazalika Zaire wakongoleni wasimani babariki ndio maana Mungu anawapenda abagombaga kutwica wenye wagetuua bangenda hayo bafashe amafaranga barayabahereza bamaze kuyabahereza babahuma amaso baramuherekeza batugize itongo watufisha tongo imbunda zagombaga gukurasa baherekesheje batugize itongo babandi bagombaga kutwica bamwe bamaze kubatwikira natwe barabadusengera sasa washa ijambo sasa bahaye amafaranga wapatia pesa sinabaraduherekeza na wanatusindikiza sinabatugize itongo wanatufisha tongo batu escortings wewe wanakuwa wakati wanatusindikiza kwa pesa nenda Mungu eti Eliya sasa Eliya Musa ile ni msalaba jambo imana nenda Mungu eti tusome hano acha tusome hapa tutabakereza tusiwakaushe tunasoma Luka ya tutasoma cha Luka igice cya kane cha Luka sura 4 Imana yabicyubahiro Mungu apewe sifa. umugambi w'Imana ku bantu Shaba ya Mungu juu ya watu turasoma Luka igice cya kane turakunda mu 25 ngo wari uhawe nasoma Luka sura 4:25 sura 4:25 aje pasome katika jina la Kristo. Ariko ndababwira ukuri yuko hariho abapfakazi benshi mu Bisirayeli mu gihe cya Eliya ubwo ijuru ryakingwaga imyaka 3 n'amezi 6 inzara nyinshi igatera mu gihugu cyose nyamara Eliya ntiyatumwa kuri umwe muri bo ahubwo atumwa ku mugore
umupfakazi w'Isarefati mu gihugu cy'Isidoni. Kandi hariho ababembe benshi mu Bisiraheli mu gihe cy'umuhanuzi Elisa, nyamara ntihakizwa n'umwe muri bo keretse Namani w'Umusiriya. Kumvuga Imana ikora mu Isiraheli hari abapfakazi benshi, ariko Imana nta n'umwe yatumye kuri Eliya, nta n'umwe yamutumyeho Eliya, ahubwo ifata Eliya umupfakazi muri Sarefati haba Sidoni. Imana ihabwa icyubahiro. Ngo hari kandi ababembe benshi mu Isiraheli, ariko Imana nta n'umwe yakijije, ahubwo gukiza Namani w'Umusiriya. Imana ihabwa icyubahiro. Arega natwe twari dupfuye nk'abo bantu, ibibembe byari bitwishe, ariko Imana ntiyashima kuva mu Isiraheli, hashima kuza iwacu mu nyamahanga kugira ngo idukize ibibembe, idukize ibyaha. Amen. Imana ihabwa icyubahiro. Turasoma igitabo cy'Abaefeso. Tutasoma kitabu cha Waefeso igice cya 2 sura ya 2 umurongo wa 11. mstari wa 11. Igitabo cy'Abaefeso igice cya 2 sura ya 2 umurongo wa 11. Tutasoma mstari wa 11. Nuko mwibuke yuko kera mwebwe abanyamahanga ku mubiri, abo abatakebwe n'intoke mu mubiri bitaga abatakebwe. Mwibuke ko icyo gihe mwari mudafite Kristo, mutandukanijwe n'Ubwisiraheli, muri abashyitsi ku masezerano byasezeranijwe, ariko nta byiringiro mufite by'ibizaba, ahubwo mwari mu isi mudafite Imana rurema. Abo ni bande? Ni Paulo ubwira Abaefeso n'abanyamahanga. Ariko none kuko muri Kristo Yesu, mwebwe abari kure kera mwigijwe hafi n'amaraso ya Kristo. Uwo niwe mahoro yacu, kuko yahinduye twebwe babiri kuba umwe, akuyeho ubwanzi aribwo rusika rwari hagati yacu, rutugabanye, amaze gukuzwaho amategeko y'imihango umubiri we, kugira ngo ba babiri abaremwemo umuntu umwe mushya muri we, ngo azane amahoro atyo, kandi ngo bombi abagire umubiri umwe, abungishe n'Imana umusaraba awicishije bwa bwanzi. Imana yafasha abantu, Mungu alikamata watu isenya bya bisika, isenya bwa bwanzi, isenya y'amaboko, kumurele kabila byari bibatandukanyije, inatenganisha byose irabisenya, irabitagura, ikubita hasi. Ubwo bwanzi hanyuma abungisha n'Imana, anaunga na Mungu umusaraba we awicishije bwa bwanzi, akiuisha na ile adui. Kuri twebwe Kwa sisi hejuru yacu juu yetu hari urwango, kuwa chuki, hari ubwanzi hagati yacu n'Imana, adui katikati yetu, hagati yacu n'abandi katikati yetu na wengine, hari urwango kuwa chuki n'ubwanzi, na hagati yacu n'Imana kati yetu na Mungu twaraba gucirwaho iteka. Ariko Umwami Yesu atwungisha n'Imana umusaraba we, bwa bwanzi abukuraho. Hagati yacu ubwanzi ntabwo, hagati yacu n'Imana nta bwanzi bugihari, ahubwo yatugize umwe, bamwe ku bandi, nanone twebwe n'Imana. Ni umurimo ukomeye yawukoreye ku musaraba. Tusome na tumalize. Abaefeso yaraje ababwira ubutumwa bwiza bw'amahoro, mwebwe abari kure, kandi abari bugufi nabo ababwira iby'amahoro, kuko ari we uduhesha uko turi amahara kubiri kwegera Data wa twese turi mu mwuka umwe.
nuko ntimukiri abashitsi n'abasuhuke, ahubwo muri ubwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana, kuko mwubatswe ku rufatiro rw'intumwa n'abahanuzi, ariko Kristo Yesu niwe buye rikomeza imfuruka. Muri we inzu yose iteranirijwe neza irakura ngo ibe urusengero rwera mu Mwami Yesu. Muri we namwe murubakanwa kugira ngo mube inzu yo kubabwamo n'Imana mu mwuka. Ubu turukubakwa, tunajengwa. Ni iki kiri kutwubaka? Ni ijambo ry'Imana riri kutwubaka. Ni ijambo ry'Imana riri kutwubaka kugira ngo tube abo mu nzu y'Imana, kugira ngo tube inzu, tube amazu ababwamo n'Imana. Ndani na Mungu. Iri jambo ry'Imana riratwubaka, rigenda ritwubaka kugira ngo Imana ize iduturemo, maze natwe tubabera tubiheshejwe n'amaraso Yesu Kristo. Tuyamenyehe umusaraba waraduhuje hagati yacu, twebwe bamwe ku bandi, wamoja kwa wengine, no hagati yacu n'Imana, hagati yetu na Mungu. Ntabwo nzi wigihaka. Hakuna wadui tena. Mbese Imana ngubu, Mungu sasa, Imana y'Abisiraheli ni Imana yacu. Ari Imana dusenga ni Imana y'Abisiraheli. Niwe yabanje kuboneke. Imana dusenga, Imana twambaza ni Imana y'Abisiraheli. Natwe n'umusaraba we Yesu Kristo we yabanzeho, natwe ni Imana yacu. Ubu turi mu nzu y'Imana, turabera, tubiheshejwe n'umusaraba wa Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Turasoma hano turangiza. Tutasoma hapa na kumalizia na Kolosai. Kolosai igice cya kabiri, sura ya 2 mstari wa 13. Mstari wa 13. Zigera arasome. Kolosai igice cya kabiri, mstari wa 13 kugeza ku wa 15. Zigera ongea mikoro. Kila tapatie mic. Kolosai sura ya 2. Abakolosai ibice bibiri mirongo 13 kugeza ku wa 15. Kolosai sura ya 2:16. Kandi ubwo mwari mupfuye musize ibicumuro byanyu no kudakebwa kw'imibiri yanyu, yabahinduye bazima nawe, maze kutubabarira ibicumuro byacu byose, agahindura urwandiko rw'iminyago rwaturegaga, ikarukuzaho kurubamba ibyaha ndabyanza, hanyuma bakagufata bakakudubika mu mazi. Abadiyakoni mujya mwitegereza neza, uwo bazadubika akaboko kagasigara hejuru muzamusubizemo, uwo muzadubika umutwe ugasigara hejuru, mbese agashaka kukurwanya, uzamubwira uti tuza tuguhambe mu izina rya Yesu. Mbese abari kukubwira ngo iyoroshye, utuze, gira amahoro, twiga muri Kristo, twane na Kristo, ukiri mushasha. Nguko yapfuye apfana umubiri yapfanye nawo uw'ibyaha, azutse azukana umubiri mushasha w'ubugingo buhoraho. Nawe rero upfa ku byaha uzukane na Kristo uri umuntu mushasha.
maze muri Kristo Yesu Yesu Kristo hakundi mapendeza aririmba muri Kristo Yesu muminaburudika niko mapendeza gaturirimbisha nuko nyibagira ijwi ryacu muri Kristo tunaburudika ndani ya Kristo tunaburudika nawe ukaririmba tunaburudika kubera iki wafanye na Kristo ni umubatizo niyo mpamvu umubatizo mu izina rya Yesu Kristo bivuze ngo upfanye na Kristo none uzukanye nawe wowe yarazutse uri mushasha unakuwa mpya iwe yarazutse yeye alifufuka mu mubiri anafufuka na mwili ubwiza lembo wewe uvuye mu mazi kutoka ndani ya maji wihanye ibyaha byawe dhambi zako uri mushasha unafufuka kwa mpya uvuye uri mushasha kwa mpya niyo mpamvu hiyo sababu ibyaha iyo bitugarutseho Imana tunaambia Mungu eti Mana isi yanyanduje ulimwengu ilichafua Satani yanyanduje Ibilisi alichafua Satani yampumanije Ibilisi kabisa none nyamburiye imyambo alitupia mchafu nitakase kuko nawe uwera kwa kuwa nawe mtakatifu Imana yabicyubahiro Mungu apewe sifa reka two kubakereza wacha tusikawishe mejo na haki na kesho ni nafasi yetu abaje mu mirimo tutabakereza ndani ya kazi tusiwakawishe twari twatangiye saa 10 tunaanza masaa 10 bibaye saa 10:55 10:55 Imana yabicyubahiro twaganiraga tunazungumza umusaraba neno la msalaba jambo ry'umusaraba ni rindi neno la msalaba ni Elia Imana imutumye ku mupfakazi anamtuma kwa mjane ari gutoragura inkwi anarokota makuni mbili izo nkwi zile makuni n'umusaraba msalabani uriya musaraba Bibiri kutubwira iti inatuambia ati uriya mukecuru ule mkeko yari asigaje aho gatoya ngo apfe kidogo afariki ni ukuvuga ngo biriya byamutunze vile vilikuwa byamutunze yatunzwe n'ibivuye mu rupfu vinatoa ndani ya kifo ni ukuvuga ngo yatunzwe n'ibivuye mu rupfu vinatoka ndani ya kifo abiheshejwe nande no kwizera no kwemera amagambo ya Eliya tuzakizwa urupfu tuzakira urupfu ariko twakiriye amagambo y'umuhanuzi kandi umuhanuzi mukuru ni Bibiliya tuzakira urupfu tuzakira gupfa tuzakira kurimbuka ariko twakiriye amagambo y'umuhanuzi ya nabii kuko iyi nkuru nziza y'ubutumwa bwiza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni inkuru twakiriye ivuye mu rupfu inatoka ndani ya kifo ariko ibidutunze ni ibyavuye mu rupfu urupfu rwanjye rwa Emanueli umupfakazi n'umwana we n'abo mu rugo rwe batunzwe n'ibivuye mu rupfu mbese mesaje bayituyemo bendaga gupfa bayibonye bendaga gupfa walipata karibu kufariki mbese bayibonye basigaje aho gatoya ngo bapfe maze Imana irabagenderera hanyuma birira umutsima ni ukuvuga ngo biriya byamutunze yatunzwe n'ibivuye mu rupfu ni ukuvuga ngo yatunzwe n'ibivuye mu rupfu abiheshejwe nande no kwizera no kwemera amagambo ya Eliya tuzakizwa urupfu tuzakira urupfu ariko twakiriye amagambo y'umuhanuzi kandi umuhanuzi mukuru ni Bibiliya tuzakira urupfu tuzakira gupfa tuzakira kurimbuka ariko twakiriye amagambo y'umuhanuzi ya nabii kuko iyi nkuru nziza y'ubutumwa bwiza y'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ni inkuru twakiriye ivuye mu rupfu inatoka ndani ya kifo ariko ibidutunze ni ibyavuye mu rupfu urupfu rwanjye rwa Emanueli umupfakazi n'umwana we n'abo mu rugo rwe batunzwe n'ibivuye mu rupfu mbese mesaje bayituyemo bendaga gupfa bayibonye bendaga gupfa walipata karibu kufariki mbese bayibonye basigaje aho gatoya ngo bapfe maze Imana irabagenderera hanyuma birira umutsima wanakula mkate binywera n'amazi wanakunywa na maji bari kumwe na Eliya pamoja na Elia ijambo ry'Imana tena Mungu eti ngo ntabwo byongeye gushira kuisha tena barabiriye walibikula kugeza igihe
inzara yashiriye mu gihugu. Fika wakati njala ilisha ndani ya nchi. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Ibyo nibyo bitunga Ile ndivyo tunaishi Imana. Gutungwa kanisa naishi. Nibivuye Naishi mu rupfu rwa Yesu na Kristo. hivi vinatoka ndani ya Ariko agakiza wokovu katugezeho tufikia kanyuriye mu rupfu rwa Yesu Kristo. kufikia ndani ya kifo cha Yesu. Mwami Yesu yadapfa. Yesu Kristo Yatabambwa ku musaraba. Ntabwo tuba tutaraboneka. Atungepatikana. Iyi mesaje Hiyo ujumbe, ubutumwa hiyo ujumbe, aka gakiza hiyo wokovu, katugezeho tufikia kavuye mu rupfu ikitoka ndani ya kifo. rwande Ya nani? wa Yesu Ya Yesu Kristo Kristo. ku musaraba Msalabani. umusaraba Msalaba. uduhuza n'Imana. Kutanisha na Mungu. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Kubyemera no kubituramo Kubana kuishi. ukwemera umubatizo Kubali kubatiziwa ukabwira Imana uti na kubana na Mungu. Imana Mungu ndanduye niko mchafu. kandi wowe Ndio wewe ni mtakatifu. ndakiranirwa Ni kabisa Kandi ni wowe unakuwa na unakiranirwa. mchafu lakini uko haki. umbabarire Sasa unirehemu usiye amaraso yawe chini ya damu yako. ndebera Niangalie ndani. wabarire ibicumuro. Nirehemu kabisa kuasi na dhambi niko mmoja na wewe. Imana ihabwa icyubahiro. Mungu apewe sifa. Imana ibahe umugisha. Mungu abariki. See you again. Tuonane tena.